mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Priya arimo aganira na Karungi barimo baganira kuri telefone yararimo amubwira ko arambiwe kubona ukuntu Ivy bamufata yewe byasaga naho bisa naho bimutera itibwe nangwa se ishyari. Inkuru yacu reka n'ubundi munyemerere tuyitangirire kuri aba ngaba. Karungi abaza Priya kamubwira ati ariko se Priya ubundi wowe na Ivy nabamenye mukoze kuva mu buto byagenze bite? Yati Karungi reka noneho nkubwiza ukuri pe ase ubundi waretse tugahura. Ndati se duhure kano kanya uri tayari ko njye nawe duhura tukaganira urahari? Ndati yego ndahari nta kintu ndi gukora ahubwo mbwira ufite umwanya? Ndati yego ndawufite bemeranywa guhura bitarenze iminota myinshi. Priya nta kindi kintu akora atangira kwitegura akambara neza agahera agasohoka. Agisohoka aragenda akareba Jent aho yicaye ahera akamubwira ati mama ngiye kwa Karungi gatoya ntago ndi butinde. Jent ati kandi se ugiye kwenda iki? Ako Priya ingendo zawe za hato na hato za buri kanya. Ati mama ntago ndi butinde ndatebuka. Ndatoke ugende wihuta urabizi ko Lucas iyo ageze muri uru rugo mudahari ntago rirema. Ni nayo mpamvu uzasanga na Ivy yagiye kuva muri uru rugo arabanza akavugisha se ariko wowe ntukunda kwaka Lucas uruhushya. Rero ugerageza utahe kare utaza kunzanira ibibazo. Priya ahera ko agasohoka ariko akagenda yijujuta mu muhanda ubona ko atishimye. Agisohoka ahera ko afata akamoto akamugeza iwabo wa Karungi. Agera yasanga rwose Karungi yaramwiteguye ndetse bisa naho yaramutegereje. Karungi akimubona ati ngaho se nyereka iyo telefone nshyara. Yahera akayimwereka undi arayitegereza ati iyi telefone niyo uri kuvuga ko iciriritse se? Ati we ntabwo ubizi ubwo uzi telefone bahaye Ivy uretse umunsi umwe nzayigufotorera urebe. Ariko nta mpamvu ufite yo kuba uri gutekereza kuri telefone bahaye Ivy. Nuko nyine nabikubwiye Ivy hariya ni iwabo Jent ni mama we. Ese urumva ushaka ko aguhereza ibingana n'ibyo umwana yibyariye neza yaramutwisa amugira ku gise urumva neza ariko yaturisha inshuti ariko nawe ahangaha wirengera. Priya nuko nguko wabwira Karo. Ati yewe ibintu ndi kukubwira nukuri ariko ndi kukubwira yewe ntago ndi bujya aho ngaho ngo ngufate mama turi inshuti urabizi ko njya nkubwiza ukuri ahubwo kwanza karibu nyine uranywikiza. Ati nyihera n'ibiryo ndishonze yari igihe mba numva nashaka kurya muri ruriya rugo. Ariko noneho mba nume gusa ubundi kuba ufite agatima kabi wowe na Ivy mwabanye gute mwakoranye gute? Ndati rero urabizi Ivy ni muto kuri njyewe murusha umwaka umwe so bizi se
Karungi ati ndabizi ariko nyine kubera ubwenge bwe twasoreje rimwe nakabaye narasoje mbere ye ariko ibyo ntabwo wabimurenganyiriza nyine niba ari ubwenge bwe n'ubuhanga bwe nyine yajyaga kurusha amanota kandi nyine wowe bwari ubuswa bwawe ati se ntushake kuntukiramo ariko ndi kukubwiza ukuri ahubwo nyine reka twiyicarire aha ngaha hanze mbwira nyine ushaka urya iki kwanza nta nubwo ndibwirwe njye kubikuzanira nimba ubishaka ugende aho inkono ziri urahazi ibintu byose ibyo ushaka byose uri bubibone yatangira kwitegereza ahantu Karungi aba ariko umenya kuba muri ghetto biryo Karungi ati sha byihorere tusotekereza ko twese tuba muri ghetto tuba twishimye uzingize umugisha nanjye nkaba nibere mu rugo byizi hirwe ryo kuba nifitiye famiye nanjye mbamo nk'uko kwawe sinakubeshye rwose ntago najya muri ghetto ese utekereza ko ngewe nishimiye kuba ndi muri ghetto ati sha byihorere nanjye wampa amahirwe nk'aya ngaya umuntu uri muri ghetto nta muntu yakuruhushya umuntu uri muri ghetto akora ibyo ashaka ataha igihe ashakiye Karungi ati urumva nawe ubishaka ko n'ubundi wakuze mwava no mu rugo tu nangwa nyine ushaka akazi kazatuma ujya muri ghetto ati yewe byihorere sha ntagoma muri hariya umuzi umva yanakemera akanagushakira umushoferi uzajya ugucyura da mama Ive uri hariya uriya wamugeye wajya kumubana muri ghetto sha ntago ariko mbitekereza Karungi ati ariko se kuvuga ko ari ugutaruka ubundi mbwira ubundi wowe na Ive mupfike basi mwigeze mwakunda umusore umwe mukiri bato ari niwe wabatandukanyije ubundi byagenze bite reka nkubwire Karungi njye mu rugo ntabwo twifashije pe papa wanjye nta kintu afite na mama wanjye uretse nyine udufaranga dukeya mama Ive yigeze kubahereza bagatangiriraho nyine bafite agashinga gatoya bakora kandi nabwo nkurikije n'uburyo nyine n'igihe cyose maze mba kwa Ive ntago kano kanya ubuzima bwo mu rugo nabushobora pe urumva nyine papa ntago yashobora kungurira telefone nziza nk'iyi ngiyi ikindi ntabwo tata yashobora rwose kunyambika umwenda mwiza nk'uyu nambaye nangwa se urukweto rwiza nk'uru nambaye Karungi ati none ko mbona ubayeho neza ni ibiki bigutera itimwe ko numva nyine wagira ngo uba wasaze ibintu byose uba waciye ibiti n'amabuye ndaterega reka nkubwire njyewe nkimara kuva mu rugo naje rwose nzi ko ngiye kuba muri paradise ibaze ko nyine numvaga nyine nanjye bazajya bamfata nk'uko bafata Ive akosha ibaze ko rimwe na rimwe bajyaga bamutembera nanjye ngasigara ikindi sha nyine papa Ive aramukunda pe Lucas akunda umukobwa we cyane nyine nanjye mba numva nifuza ko bamfata nk'uko bamufata Karungi ariko hari ibintu wirengagiza mpora mbikubwira kandi ndabigusubiriramo ntago Lucas yagukunda nk'uko akunda umukobwa we ikindi na nubwo Jinta azigera gukunda nk'uko akunda Ive agukunda nk'umwisengeneza we ikindi ugomba gushyira muri uwo mutwe wawe aka kanya bihindutse wasubira iwanyu kandi Ive yaguma muri ruriya rugo ati uko byahinduka rwose kose ariko njye sinzigera mva muri ruriya rugo gusa nyine hari utuntu tumwe na tumwe tumbangamira urumva nyine Ive yakuze bamutreatinga ukuntu aricira ahantu yikubite arya icyo ashatse akanywa icyo ashaka akajya aho ashatse buriya ntugire ngo uzi ngo buriya Ive ikintu yanze mu rugo hari uwagikora se
niyo yavuze ngo iki singishaka nyine ubwo ni nk'itegeko iwabo ndata ariko birumvikana none se si umwana umwe ni ikinegerega kuri papa na mama yaterega ibyo ntabwo ari byo yangangisha none se ngewe ndi iki ariko sinzi ndumva udashobotse aha sasa rero mbwira none se nyuma y'uko wenda ku ishuri wagiye mushakira abahungu bajyaga bamutereta bamwe na bamwe ukanabaha n'amafaranga kandi shaka ukabahereza n'amafaranga wabaga watse Ivy uzi kuri agaturi ukagenda neza ukamubwira ngo ngeneye iki akaguha amafaranga yari ugiye guhahonga abasore bo kumutereta kujya wibuka wa mutipe wigaga mu senior 6 twiga mu senior 5 wigeze wahereza amafaranga ukavuga ati ntunerera Ivy winda ngenza gureza amafaranga yose ushaka ubundi mbwira byose wabikoreraga iki yatshabyihorere ndananiwe kubigeraho impamvu se byose ndabikoraga nyine ntakubeshye mba numva ntanga Ivy pe mbona nyine ntazi ukuntu ateye wabo baramutetesheje bamugize nk'ikigirwamana kazi ameze nka Gordy ku babyeyi be icira ahangaha nikubite nukuri nakubeshye ngewe mbabuzwa n'ukuntu nyine mama mufata noneho byagera kuri Lokasi n'ibindi mwana wama birambangamira n'ukuri atari guse bikubangamira iki shabyihorere ibazo ukuntu nagerageje njya ntekereza amafaranga yose nagiye ntanga kugira ngo ndabura ndebe kuri mukobwa buryo iwabo bamufata byavaho byaranshobeye bino urabona twakuze badutoza gusenga ariko buriya Ivy ureba hariya nyine ni umurokore w'indani arasenga utuntu twese kose ni ugusenga buriya ntuzamukinireho buriya nagenda mutiniye bigeze ku bintu byo gusenga ibyo nibyo ntekereza hari bishobora kuba bigenda bimurinda rimwe na rimwe kuko si n'abanyeshuri gusa namuteze nashatse n'abandi bantu bo hanze ariko uriya mukobwa aragoye pe ntago wamutereta ngo bikunde ibaze ko abantu bose nagiye muhuza nabo ngerageza ngo ndebe ko wenda bamuhangara bose yarabananiye ibaze ko ku myaka ye nta musore n'uyu n'umwe umuzi aranyatse se birashoboka ati ngenda bizi neza nawe kuko ndaragerageje umuntu wese wamugeragaho ati ibaze ko hari agatipe nigize kubona keza pe ko nari nzi neza ko birangiye Ivy aragenda aragakunda aragasarira akosha arabyanga neza ku munota wanyu nari naramubwiye ati nabura n'umunderera inda nzaguhereza byose ushaka kandi ariko kugezana n'izo saa sindamenye impamvu ibyo byose ubikora turashaka kuyimenya se ngenda ndashaka ko Ivy ahinduka nk'ikitari imbere ya mama we na papa we bakareba ko umukobwa wawe bagize nk'ikigirwamana kazi ntacyo ari cyo niyo mpamvu nyine ngewe byose mba ndi kubikora ati simbizi ariko ntabwo uzabigeraho niba Ivy asenga nk'uko wabimbwiye Imana izajya imurinda kuko iyamurinze iyo mitego yose wagiye umutega just gusa ugira ngo bamutere inda asebe imbere ya papa we na mama we gusigera bimuba shabyihorera ibyo nibyo bimbabaza ariko ndabizi neza hari icyo nzakora hari ati se ugiye kuzakora ibiki reka mwisabire mu bintu byose uzakora ntuzigere ukora amahano ngo umene amaraso shabyihorere nibiba na ngombwa nzabikora ariko ngere ku cyo nshaka ntago nzagufasha nzagurishira sinzigera nkuvamo ariko ntago nzaba umufatanya cyanjye ntago nzafatanya nawe tuzabyihorera ariko uve kuri abo ngabo twigire kuri Ivy abari kumwe na Ntwari bigiriye mu myitozo n'ubundi bakigera ku kibuga cya basket
abasore bose bakinana na Ntwari ariko bashize igihe kinini batabona Ivy tangira guserereza Ntwari bamubaza ariko se kuva ryari noneho warabonye girlfriend ra ko tuzi kudakozwe ibintu by'abakobwa. Ntwari ati kuva nava mu nda ya mama ngewe nari narandikiwe umukunzi ari uyu nguyu muri kureba hano. Abandi ati yewe wapo ko tukuzi ntago byashoboka. Gusa nyine nice stress kabisa, kobwa ni mwiza tu. Ntwari ati cyane gute mushiki wanjye yabura kuba mwiza? Ati ni wa mushiki wawe se wajya kuzana nakiri gato? Ntwari ati cyane. Baratangara bakumirwa ati ko yavuyemo umukobwa mwiza. Ivy ati yewe nimurekera aho ngaho ubwiza ni iki se? Ubundi se umuntu mwiza umurebera he? Soro mwavamo akamubwira ati umuntu mwiza umurebera kuri wowe. Niba ushaka kumenya umukobwa mwiza agenda wirebe muri miruwari urahera kumenya umukobwa mwiza. Ivy ati oya, umuntu aba mwiza mu maso y'umubona nangwa se mu maso y'ushaka kubona ko ari mwiza. Rero ngewe ntago wankangisha kumbwira ngo ubwiza se ni kwanza ibyo tunabyihorera. Naje hano kugira ngo munyibutse mumfashe, maze imyaka myinshi rwose niyizeye kwikinira basket. Ibyo bwiza mubishyire ku ruhande. Abasore havamo umusore umwe akamwigira akamubwira ati ngwino nkwigishirize. Arate sha genda urigisahira ntago natuma wegera mushiki wanjye kandi agenda mwigishiriza ntago ari ngombwa ko mwebwe mu mwigisha. Ivy atangira gukorana imyitozo nabo ariko nyine ubona ko n'ubundi nubwo yaramaze imyaka myinshi ariko nyine akibyibuka. Nyuma y'imyitozo rero barahera kafata mushiki wa kaboko akangate hano dutaye ibi bitipe nibisahira ndabizi ago bakurebera izuba to. Ayifata ariko bro maze gukura nago nkiri umwana. Ndati ibyo ntago mbyitayeho, uri umwana kuri ngewe kandi mfite inshingano zo kukurinda umusaza wawe. Ibaze ugize icyuba nasobanurira iki anta? Urumva anko namubwira ngo habaye iki? Noneho ibaze mama wanjye Layla ibyo yankorera aramutse amenye ko hari ikintu cyakubayeho. Ivy ati yewe namwe rero ndabizi ko munkunda pe kandi ndanabizi ko muri umuryango ubanza ukanikurikira mu bintu byose mfite. Umuryango wanjye niwo mugisha wa mbere mfite. Ndabizi ko muri family ari ngewe muntu ukunze ariko rimwe na rimwe namwe murambangamira muba mumfitiye igihunga n'igishika. Marati yego tugomba kubigira, none se tutabikugiriye twabigirira nde? None se ko uri serebera kubangamira? Ivy ati ya narindimo nikinira, narindi kwikinira ntago mbangamirwa nuko munyitaho. Ntwari ati naringize ngo nibyo uhereye uyu munsi ngende njye kubivuga rero akagira umuntu n'uyu n'umwe kwitaho. Ivy ati wabinkora se? Ati of course urumva nabiceceka. Ati ngo twahita duhana divorce sinazongera kwitwa sheri wawe. Ntwari ati seriously? Wowe uzareka kwitwa sheri wanjye ari uko nabonye umukobwa dukundana? Ivy ati none ndi hano kugira ngo ujye ufatiraho furi. Ndati none ntazigufatiyeho nazifatira kuri ndeka ari wowe mfite. Ivy ahera akikubita akagenda asa n'uwivumbuye. Ntwari ahera akamukurikira ariko akagenda yiruka avuga ati Ivy ndinda ariko hagarara tujyanirane. Ivy ati ndanze none se wowe waje kunduhukiraho gusa? Ntwari ati rega mba ndi kwikinira
byose abimubwira amaze kumugeraho agahera akamufata no ku rutugu ariko ntukarakaye ntabwo uzi ko iyo urakaye uba mubi Ivy terega ntabwo mba narakaye mba ngira ngo nkubikemo ubwoba arati rero mububikamo ubwoba sindimo icy'ingenzi ni uko njyewe nawe dukundana ibindi n'ibindi bahera ko bakitahira mu gutaha rero Ntwari atwara imodoka abanza akageza Ivy mu rugo Ivy agitaha asanga dadi we yatashye amubaza ati sizi isaha uvuye muko Ivy aseka ariko se dadi nawe rero ntukanzanaho ibyo bintu byawe urareba ukuntu buri kumbaza washize umutsi kuri ryinyo wirakaje ubundi se ubwo niba nafite ibindi bintu nari nagiye murankuriye inkumi ingana nanjye se irakubitwa ukasati nakurambika da Ivy aseka ati sha dadi nukuri pe ngaho ngwino ukubite umukobwa wawe Lucas ati nawe nuko ubizi ko ntagikubitira umukobwa none se imyitozo yagenze neza Ivy ati dadi ndakubwiye ahantu nari nagiye arahindukira akareba mama we ati mama ariko wowe nta kintu ntabanga ugira nta kintu ushaka kugutinda mu kanwa ibintu byose mba nagiye mubabwiye dadi ndati none papa wawe kadashobora kwinjira muri iyi nzu atakubaza ubugira ngo mbigenze nte nari bumubwire ngo uri mu cyumba cyawe uraryamye kandi utakirimo Ivy ati dadi nawe rero urambangamira buri kanya ububaza ahantu ndi kubera iki ntukaseterega mbangira ngo umenye aho umwana wanjye ati rero buriya ntabwo uzi papa wawe ibaze ko rimwe na rimwe anambaza ngo urihe nkamubwira ngo uri mu cyumba akambwira ngo ninguhamagare nta kintu agiye kukubwira just gusa nga confirme ko hari Ivy ati kumbe rata inshuro zose wamagara umbwira ngo dadaranshaka naza nagera ahangaha nkicara nkategereza akagira icyo ambwira akakibura aba yamumagaye nga confirme ko mpari kandi ntabwo nyizera terega mwana wanjye ndakwizera ahubwo mba ngufitiye igishika Jinta ati papa uburyo ngufuhira nzaba ndora pe Ivy ati none se dadi kumfuhira ntarabona sheri dukundana umunsi nzabona sheri dukundana uzajya ugendana amapingu hano muri iyi nzu kugira ngo nagire icyo nkora umufungira ukasata ahubwo agasore kazagutere tugomba kuzakaza nawe nkabaza nkakamenya nkamuha agasapo ku mukobwa wanjye kuko agukozeho nangwa akakubabaza njyewe nawe twabarana Ivy araseka akavuga ati reka mbareke nigire kwiyogera arazamuka yamara kuzamuka kugera mu cyumba cye abafite ya telefone nziza mama we yamuguriye tukabo abavuye muri training kandi anafite n'ibyunzwe ahera akavuga ati kanjye mu basing room noge ndebe ko naruhukira rimwe asohoka mu cyumba cye akabanza kujya hanze gatoya cyane ko icyumba cye kiba gifatanye na basing room kugira bari hafi aho ari kumucunga ku jisho arinjira akareba ko nta muntu n'uyu n'umwe umureba agafata ya telefone ya Ivy amaze gucomeka cyane ko yinjira ayishyira kuri charger kugira ngo arebe ko yajyamo umuriro ayijyana mu cyumba cye agatangira kuyimena y'ibintu utamenye ibyo ari byo arayifata akayinika mu mazi ariko akabona telefone nta kintu iri kuba ahera ko akayifata
agafata ipayiro ibiri hafi aho ngaho irimo ibindi bintu aba yateguye agashyiramo ya telefone ihera ko ikazima avuga ati koko bari barabivuze ukuri telefone ye amazi nta kintu yayitwara ikimara kuzima acunga Ivy ku jisho agahera ko ayisubiza mu cyumba Ivy ariyogera yamara koga ajya ku buriri bwe agifata telefone tungurwa no kubona itari kwaka akayicomokora agacomeka akabona byanze ahera akamanuka akajya gufata charger ya papa we ngo arebe nabura n'ibiri bumucagingire ariko akabona telefone ye ntiri kwaka ahera akabwira dadu akamubwira ati dad simu yanjye ndayizanye iri kwaka ariko wenda umuriro bwari muke ariko ntago yakabaye izimye kano kanya ndabona yazimye ntiri kwaka agerageza kumufasha nabura barebe ko yakwaka ariko bikanga bose Priya bari kubireba umutima avuga ati sha iyo telefone ntago wayintungana twembi tuyihombe ubundi se gute bakundutisha bakaguhereza telefone nziza ihenze iruta iyanjye ntabwo iyo telefone wayitunga yewe mfite iri munsi y'iyawe kubera ko haba hakiri kare Ivy ahera akabwira papa akamubwira ati dad nabizi nta yindi telefone mfite none reka ngende nambare njye kureba umutekinisiye mubaze turebe ko nabura hari ikibazo ifite gusa telefone nshya gutya byaba bigenze gute indata yawe ikigora turaza kukugurira indi Ivy ati no dad uko kwaba ari ugusesagura ahera akagenda akitegura akambara neza yarangiza agasohoka akajya kureba umutekinisiye undi akiyireba ati telefone yapfuye burundu pe nanjye ndi umuhanga ariko ndabona iyi ngiyi ntayishobora icyakora ntabwo naguca intege hari ushaka gushaka undi muntu ushobora kugufasha Ivy nta kindi kintu akora ahera ko agataha akigera mu rugo abwira mama akamubwira ati mama ntabwo nzi ikintu cyabaye kuri telefone yanjye sinigeze nyitura hasi mvuye hano numva ari ibintu byoroheje iri buze gukira ariko barambwira ngo mbingwe rwose ngiye ipfuye burundu niba ngiye ku mutekinisiye w'umuswa ntabwo mbizi ndati yewe byihorera ubwo no kukugurira indi Ivy ati none se ubu ngubu iyi ngiyi nta na kabiri yari imaze mwaretse tukajya kureba ahantu wayiguze bakaduhereza indi ese ntibaguhereza igihe nyine kuko wenda telefone wajyanye nigira ikibazo bazakuguranira tugura abona mfite umwanya wo kujya kureba abantu bubwira ati nibanguranire byihorere yishyira aho ejo nzakuzanira indi Priya byose aba ari kubyumva avuga ati nako niyo yindi nayo nibayizana ntago kazayintungana nayo nzahera ko mbigenza kuriya inkuru yacu rero katuyisubikire ahangaha ese uyu mutima mubi wa Priya kuko yaba yarawutewe n'uburyo batreatingamo Ivy
ese ubundi akwiye kuba yagirira Ivy ishyari kandi byose abikorerwa n'ababyeyi bamubyaye? Ubundi saho imyitwarire ya Priya irakwiriye? Ubundi se iri shyari amufitiye aho ntirizabyara ikintu kinini gishobora kuba cyaviramo ukwambura Ivy ubuzima nangwa se kumugirira nabi kwa hato na hato? Niba ahereye kuri telefone ngendanwa akaba yaragiye amutega abasore kenshi ngo nabura be bamutera inda ariko akabisimbuka, aho ngaho Priya ntiyaba afite imipangu myinshi yo kugirira nabi Ivy? Inkuru rero yitwa Inzitane, byose twibaza nibaza nawe wibaza, tuzabyumva mu bice bizakurikira. Jyewe nitwa Atete, inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.